Imana kuri jewe na amahirwe ni ibintu bamo ugahirwa bikaguhira gendera hejuru y'amazi bakavuga ngo ni imbaraga za kamera cyane cyane abapasiteri bakumva babivuga nabo bazagende babikore kamera bikore Yongwe rero ntago by'amazi abizi n'iby'amafi ntabwo abizi byo kuroba abarobyi twasanze ku mazi nibo babizi bazambwire ntegura ikindi gikorwa na Yongwe hari ambwira ati wowe tera hariya nibiza mu kubita urushyi nk'abayongwe bafite abayoboke bakeya baba bafite ubwoba kuba nawe abayoboke bakeya bafite bazabashiraho bakaza kwa Salongo uzumve ko gitwaza zamvuga noneho rero abahakana nk'abayongwe ntabwo bituma Salongo abantu batamukunda wamwita umuteka mutwe wamwita umupfumu wamwita nyabingi wamwita igici cyose abantu bazi icyo mbamariye nibo bazi Salongo wari we yewe rero nze akamaro icyo marira abantu kubavura no kubana nabo mu bibazo bafite nje kintu kintandukanya nabo bapasiteri riga bamvuga nabi buriya n'ubwoba Yongwe afite ahubwo nuko namubabari ntago namuvuga nabi afite umudamu n'abana umuntu afite mbona ari umuntu w'umugabo kandi mbona yagombye kuba yiyubashye akajya guta umwanya kuri Salongo kugira ngo avugire intama ayobora ibyo yagombye kuzibwira birambabaza ntabwo namuhindura ipusi ahubwo icyo namukora ni ukumusiga aryamye ahantu namwerekezaho ya nkoni yanjye nkamusiga aryamye ku muhanda kuri kaburimbo nkagenda nkajya mu mujyi nkagaruka nkaza kuhamubyutsa akongera agataha agakanguka nk'umuntu wari umaze imyaka 2 aryamye yaravuze ngo yavukiye ku muhanda ndavuga niko ko amagambo avuga nayo ku muhanda kubera ko ngo yakuriye mu miferege ni marine Yongwe uzamuza ariko Yongwe nazaza afite ubwoba Yongwe kubera ko yamvuze buri afite ubwoba Yongwe rwose uri umuntu w'umugabo ntuzongere kujya uvuga ifata imodoka zawe uzishyira hariya ngo urazereka abantu ntacyo tukeneye kuzimenya bivuga ngo waguze vewe ibyo ntacyo bitumariye sengera abantu niba ufite ubushobozi bwo kubasengera nareba ibye bimureba nkuko nanjye ndebe ibyanjye bindeba numvise bavuga ngo uzampuze na Yongwe ngo barebe barashaka kureba filime yanjye na Yongwe Yongwe ntabwo yampagarara imbere yewe kumpuza na Yongwe izina ryanjye mbanye ndishyira hasi naba ngiye guta umwanya rwose ahubwo Yongwe twahura mugira nk'inama twicaye nk'ahantu nkamugurira icyayi kubera ko Yongwe ashobora kuba nawe zira modoka bayazikodesheje Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV mwongeye mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamuri mukurikirana BigTown TV online. I got the name back to and this is BigTown of course. Icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi. Uyu munsi twafashe urugendo rwo kuva i Kigali kuza hano i Nyamata. Icyo tuzanye no kuza kuganira na Jaja Salongo ngengo mumaze kumumenya mu bikorwa byinshi bitandukanye no muganga abandi bamwita umuvuzi abandi bakamwita umupfumu ibyo byose nawe arabyemera. So Salongo turi kumwe nawe hano reka abanze abasuhuze mwebwe murimo kurikirana BigTown TV. Ndabashuhuje abakurikirana BigTown TV mujya muvuga ngo bakore nguki subscribe mukore subscribe kuri BigTown TV BigTown TV turayikunda bari kwifita abantu benshi ifite umuvuduko mwinshi cyane so bakitero ni inshuti yacu ni inshuti yanyu nanjye buyibutse igikorwa cy'uyu munsi ndabashuje amazina yanjye muranze nitwa Salongo mu Bugesera. Yego Salongo uyu munsi nashakaga ko tuganira mu kazi kawe n'ubuvuzi niki watubwira kubijyanye n'ubuvuzi cyangwa abandi bagakwita umupfumu abandi muganga. Cyo nababwira nuko Salongo ndahari wese ari hanze y'igihugu ari mu bihugu bitandukanye cyane muri East Africa abakongomani barankunda abamugande abagande hakurya hari agatoya bavuga ngo muri muti y'abasebo mbabuziza basebo ni banyawo mbaramusiza mu gihe barekoje mutusiza kwengaro abatanzania abari zenu abakongomani bavuga ngo kimwiringara nakubesha ntaryozi ingara ntago nanjye ndizi ariko bazi Igiswahili nabo ndabaramukije abari zenu ndugu zangu wapendwaji wapendwa wa Kongo mkoje uko mko vizuri nafikiri abari mu Bwongereza how are you how is your life there England America all over the world bose n'abantu banje abo ngabo mba ndimo gusuhuza. Salongo yatangiye ubuvuzi ryari abikora gute? Salongo yatangiye ubuvuzi ngo ibintu by'ubuvuzi nshobora kuba bimazemo hafi imyaka 20 ko natangiye ibintu by'ubuvuzi nkiri mutoya
nigiye ko tweze gukorana ikiganiro nkubwira ko byatangiriye kuri sogokuru wanjye imiti mbona tuvura ataduvuza kizungu tuvuza kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero imyaka hafi 20 maze muri ubu buvuzi mfitemo uburambe bwinshi, mfitemo na experience nyinshi mu bintu bitandukanye by'ubuvuzi gakondo. Abantu benshi bamaze kukumenya hano mu Rwanda no hanze ku cyane cyane ku bakurikirana social media n'aka kazi kawe k'ubuvuzi. Ese kuva wagatangiye nuhe mwaka Salongo watangiye kumenyekana cyane mu Rwanda no ku isi yose? Umwaka natangiye kumenyekana ku bantu batangiye kuza amateleviziyo wari umwaka wa 2017. 2017 nibwo abantu batangiye kumenya cyane ko amateleviziyo yatangiye kunsura. Babona ibyo nkora, ibitangaza nkora, amateleviziyo yatangira kumenya. Ariko ubundi nabikoraga nicecekeye, ariko ahantu hirya no hino nakoreraga ibintu navuraga abantu, amateleviziyo yatangiye kuzabona ko ibyo nkora. Televiziyo imwe yabona ibyo nkora ikabwira indi nuko kugeza namwe abo kuri YouTube ho mwatangiye kumenya. N'abaganga bagakondo bamwe batangira kuvayo kwigaragaza, bari barihishahishe. Ariko ndavuga giye ko nica abantu ibyo nkora bigomba kujya kumugaragaro kubira iki mbihisha. Niyo mpamvu ama TV yazankababwira openare nkabirika ibyo nkora bana kwishahisha nkuko mu nsengero mujye gusenga mutisha. Niyo mpamvu rero niyo uza mu nzu y'abakuru uje gushimira cyangwa se uje kwivuza gakondo utagomba kuza wishahisha. Yes. Okay, nibisanzwe. Ntukajya bava ngo mupfumu ngo Salongo ngo biki ari amagambo menshi bamwe bavuga batabiza, ariko iyo umuntu ababaye burya abababaye giye nkunda abababaye nkuko nabibabwiye umunsi twari turimo gusura n'abantu turi abantu bababaye muri kino gihe cy'icyunamo. Umuntu rero yababaye utababaye burya aravuga ngo agaho kari ku wundi karahandurika. Iyo umuntu arwaye nyabingi, umuntu akabona umwana warwaye yitura hasi, umwana wigaga mu ishuri ukabona atangiye gucira inkonda, urumva ibintu something like that. Ibintu nk'ibyo ubu bifite ni umenya we utekereza kuri Salongo. Kandi ikindi namaze kumenya mfite abantu benshi bicecekeye batajya bamvugisha ariko bankunda cyane. Bakunda ibikorwa byanjye, bankunda nicyo mvuze bakacyemera. Mfite team Salongo, ntabwo ari abantu bose baza kwivuza ariko bankunda nkuko wabonye abantu twatonze umurongo ari benshi bagamerekeza bagatanga amafaranga yabo tukajya gufasha abantu. Ubuvuzi bwanjye rero buragutse cyane, burabukunda nkuko negeze kubereka ko nshaka kwagura inzu nini yo gukoreramo. Abantu benshi batangiye kumpamagara no gushaka kuyitera inkunga kugira ngo nzakore cya gikorwa kizagende neza. Ntabwo ari ubwa mbere maybe nakubajije kino kibazo, ariko ku bantu batigeze bakurikirana mu biganiro bishize, ese Salongo akoresha izihe mbaraga? Ni iz'Imana, ni za Satani, ni za nyabingi, ni izihe mbaraga akoresha mu kuvura abarwayi? Imbaraga mvuza ntabwo ari za shitani. Shitani yaba nta muntu uzashanga shitani. Shitani uyibonye hariya uyizi ko ari shitani ntabwo wayisanga. Cyangwa ubwo n'imbaraga za shitani. Nemera ko niba Imana uko ariyo ihagarariye icyiza, ubwo nanjye ndi mu ruhande rwayo kuko Imana ihagarariye icyiza kandi nanjye nkaba nkora ibyiza. Ubwo rero niba nkora ibyiza, nkorera umuntu nkamuvura agakira, nkamuvura iyo myuka mibi, nanjye ndayirwanya mu barwanya ya myuka mibi itera abantu mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo rero byo bavanga ngo Salongo ukorera mu isi y'umwijima. Ni ihe si y'umwijima se? Ntayo. Isi y'umwijima nyine niba abandi babihoramo, ahubwo abantu navuga baba mu isi y'umwijima ni wa muntu ubona ibyo Salongo akora, ukeneye ubuvuzi bwa Salongo akajya gusenga aho kugira ngo ajye kwivuza. Kandi Imana ifashiriza ku muntu, ntago waba urwaye malaria ngo ujye gusenga. Pasiteri baratubeshya, sinjye nkunda kubivuga, si bose ariko hariho abapasiteri beza abona urwaye akakubwira ati ngwino ku ruhande, akakujyana mu gikara kugira ngo gatuma tuzajye kwa muganga. Amasengesho ajyana n'iki n'ibikorwa, ugende wivuze ukire. Hari pasiteri babwira abayoboke bati tuzajye kwa Salongo azakuvura. Nanjye yamvuriye umwana kandi ari pasiteri. Umuntu ugasanga ntashaka kujya kwivuza, ararwaye, ararembye, arapfuye. Apfushije umuntu, ejo apfushije undi, ejo bundi kuriya. Ibyo ni ibintu ntakunda, biranambabaza. Ntekereje imyumvire abantu bashyizwemo. Ubu ngubu nakoze igikorwa cyo gufasha abarwayi. Mbikora ku isabato. Buriya idini nasengagamo buriya bavuze baturabona yisha isabato. Urumva ibyo bintu. Buriya hari abavuze ngo ari yica isabato. Igikorwa nakoze ni igikorwa cyo gufasha abantu.
ku isabato ariko buriya hari abanteye amabuye bakavuga ati buriya ugafashije abantu ku isabato ni umupagani nta nubwo azajya mu ijuru ibintu nakoze ntabwo ari byo kubera ko nanjye nahoze ndi umudive kandi n'ubu ntabwo ndabavamo ko ni idini yanjye nakuriyemo iyo papa yakuriyemo sogokuru wanjye ntabwo rero ubuvuzi bwanjye butandukanye n'ibyo nkora nta nubwo bimvanaho kuba umuntu wa kirisito ngo banyita umupagani no ntabwo ariko bimeze ahubwo nibo bapagani bamwe babinyita umuntu ugucira urubanza agafata umwanya wo kwirirwa avuga ibyawe atareba ibyo we ufite ngo arebe ingeso ze afite abanza zikemure ugasanga umuntu niwe ubangamiye sosiyete warangiza akareba ariya salongo gutya ibyo ntabwo njya mbyemera. Yes, imana kuri wewe ni iki? Imana kuri jewe ni amahirwe ni ibintu ubamo ugahirwa bikaguhira. Iyo ukoze ikintu kikaguhira uba ugira imana. Iyo ukoze ibintu ntibiguhire babyita ko ari shitani yaguteye cyangwa se ufite ibintu bimwe na bimwe bitari byiza. Imana rero ni amahirwe, Imana ni urukundo, Imana ni ibintu duhura nabyo mu buzima busanzwe. Niko jye numva Imana. Kandi Imana nta muntu numwe niba yari we yaturemye koko yaremye ngo azabeho nabi ahubwo tubeshwaho nabi n'abandi. Baducira imanza, abaturoga, baduteza inyatsi, ufite iduka umuntu akagusiranya wari ufitiye umugabo cyangwa ufite sheri wawe umugabo wundi umukobwa wundi araza aramugutwaye bakavuga ngo ni shitani we yamushutse. Shitani rero na Imana biba mu mutima yacu. Ngo rero Imana nkuko warumbajije ikibazo Imana ni amahirwe ni umugisha ni ibintu byiza gusa. Byonyine nibyo. Ese amajini ni iki? Amajini n'abasilamu bagenzi bacu barayemera ko amajini meza ngo abaho n'amajini mababaho. Niyo basari mu rusengero ngo bafunga amaguru gutya kugira ngo amajini adacamo hagati. Ayo majini baba bakumiriye ariko bakemera yuko amajini meza abaho. Ayo majini meza ngo ayemeye kurokoka barayorokora akasengana nabo. Amajini rero ni imyuka itagaragarira amaso y'umuntu. Nyabingi nabyo reka mbihurize hamwe. Ni imyuka. Amahembe ni imyuka ni ibintu batongera kabikoherereza bikaba byaza bikagufata bikaguteza n'ingaruka ku mubiri wawe cyangwa mu mikorere cyangwa mu bundi buryo. Yes. Mu buvuzi bwawe ushobora kuvura umuntu ufite amajini cyangwa kuyakuramo kuyaganiriza kuyavugisha cyangwa amajini uyavugisha cyangwa nyabingi bivugira mu muntu ubundi birimo. Rero umuntu uterwa nayo yaramwaritsemo tangira akavuga ukayabwira akakubwira kumva umuntu ari barakubwira gutuka bitutsi bibi barakubwira wintwika urumva wintwika winyica winkorera iki ngiki kubera ko wayashyizeho imbaraga umaze kwiyerekezaho imbaraga kandi akumva ko ari gutsindwe atangira rero kwanga kugenda no kugutuka no kuvuga nabi. Nuko bavugisha amajini ariko ntago wavugisha umwuka ngo wumve ikintu kiraje gutya kivugire mu kirere bivugira mu bantu. Biba byaramaze kwarikamo. Yes, reka tugaruke mu bikorwa umaze gukora mu Rwanda bigatuma Salongo amenyekana cyane. Kimwe tugenda unadusobanura kuko benshi banakomeje gupinga abandi bakavuga ngo aratubeshya abandi bakavuga ngo bla 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 ni byinshi ariko kuva turi kumwe na Salongo uyu munsi wadusobanura neza. Igikorwa cya mbere ni cyo gutwika amabuye. Gutwika amabuye nta kintu byamarira abantu cyangwa sosiyete ariko n'ubundi buhanga bwanjye bwo guherekana ko hari imbaraga ishobora gutwika no mabuye agashya. Amabuye nkavuga ntimwe amabuye ngiye kubatwika mu gashya nkayatwika gashya. Urumva? Ikindi gikorwa nigeze gukora ikindi kigatangaza abantu ni iki ku Gataro. Bavuga ngo buriya bamwe ngo ati nibyo abandi ntabwo ari byo ariko muri sosiyete ntabwo abantu bose bemera kimwe. Umwe arahakana undi akemera. Wemera tuba turi kumwe uhakana ngo afite undi murongo afite n'impamvu. N'ibindi bintu byinshi nagiye nkora bitandukanye. Hari kugendera hejuru y'amazi. Bakavuga ngo ni imbaraga za kamera cyane cyane abapasiteri kumva babivuga nabo bazagende babikore kamera ibikore. Ni ukuvuga ngo niba kamera uriho kuntungamo kamera gutya
bakazamo editing ariko niba ari mu mazi nkayafatamo ukayabona ko ari amazi iyo ntabwo ari imbaraga ya kamera hari igikorwa udashobora guhindura urumva ushobora kubona umuntu agenda ku mazi ariko ntatayakoramo ariko umuntu yagendamo yajabura gutya ntabwo ari kamera uzabitandukanye noneho abazabyigane babikore akora umuntu ari mu mazi neza yakoramo ari kamera ibikoze turebe ko bizashoboka ntabwo byakunda hari ibintu bidashoboka nawe urabizi yes igikorwa cyabaye ejo bundi ku Gisenyi nari mari ku maso yanjye narirebeye wagiye uhura n'abarobyi urababwira ngo amafi tugiye kuyabona ku manywa y'ihangu barahakana natwe twarahakanye urababwira ngo inshundura zanyu muzijugunye mu mazi amafi yagiye kuza benshi twarabipinze turi hariya ariko inyuma y'iminota itarenze nka 25 turi mu mazi uvuga ufite ya nkoni yawe mukanya gatoya ndayatongera amafi arazamuka kire gikorwa cyaje kuvanga abantu benshi harimo n'umupasteri umwe yitwa Yongwe Apostle Yongwe aravuga ngo Salongo yarabatuburiye yarababeshe Salongo yarababeshe kiriya gikorwa ntago ari byo ngo nanjye navukiye hafi y'amazi amazi ntago yazi ntago Yongwe niba yaravukiye mu mazi kuba no kuvuga ngo niba waravukiye hafi y'amazi ntago bisobanuye kuza amazi Yongwe rero ntago by'amazi abizi n'iby'amafi ntabwo abizi byo kuroba abarobyi twasanze ku mazi nibo babizi none se icyo atabonye ni iki urushundura ntibarujugunya mu mazi rukazamura amafi iyo ngombwa cyangwa kabura nje narirebeye urushundura ngo we ikintu ari kuvuga ikintu bavuga ngo amafi ngo yari yapfuye abantu benshi bakuna kubavuga icyo gikorwa cyabayeho ariko ni ukuvuga ngo ifi igihe ugiye kuyitongera ngo izamuka ijye mu rushundura ruraniga urumva ruraniga kandi twamaze umwanya turimo kugenda urushundura rusakuma amafi tugenda dukurikira sibyo dukurikira nubwo ari uruntu wenda waba wateze n'ahantu kavuga uti noneho reka genda bitege hano noneho ari ibintu wateguye twari kugenda tugahagarara ahantu hamwe twabone muzamure rushundura ariko twagiye mu mazi bagenda bashakisha baroba nanjye ngenda ntongera ukuvuga ngo amafi gupfa ari amafi twaranayariye nta nubwo ari yanapfuye yaragihumeka ariko agaragara ko yacitse intege ikintu rero ugiye gufata inyamaswa ntabwo wayifata ngo uyizana ari nzima urumva wayiteze ngo uyizana ari nzima niyo mushi kuyifashe mu ijosi urayiniga n'ifi niba ari umutegura yiniga kubera ko ntabwo tuyazanye yishimye tuyazanye ku mbaraga urumva yagombaga rero gufatwa n'urushundura amwe agapfa ndakaba mazima harimo ari mazima warayabonye urumva yewe abantu ntikajye bahakana bazambwire ntegura ikindi gikorwa na Yongwe hari ambwira ati wowe tera hariya nibiza mukubita urushyi mukubita urushyi mubwire nti wowe rwose ibintu mwamuvuga simbize narabwiye n'abantu benshi n'amateleviziyo amwe nayahamagaye narabwiye ni rero niba muhakana ko ibyo bintu bihari muzaze tujyane namwe benshi ndabahamagara baze kuza ngiye no kujya ku mazi kugenda ku mazi nahamagaye amateleviziyo menshi ndabwira muze tugende baranga ni ukuvuga ngo njya kubikora nahamagaye kuko bajyaga bavuga ngo Afrimax niyo mvugana nayo gusa ariko niyo mpamvu ubonye ntegura ibinyamakuru byose ikinyamakuru cya Dr. Salongo cyari gihari Ibigwi TV yari ihari Afrimax televiziyo BTN yari hari ntabwo wahamagara abantu banga ngo ujye kubakinira ku mubyimba kandi twahagurukanye i Kigali twahagurukanye namwe kabisa no kuvuga ngo rero Yongwe bavuga ibyo atazi nange mujye mubabwiza ukuri arega twahagurukanye i Kigali baravuga ngo buriya yagiye mbere ngo mwamusanze ngo yateguye gute twajyanye twahagurukana kabisa ni ibintu twagiye tuyoboza muturangira uzi ko aho twabanje kujya bwa mbere abantu bari banatwangiye ngo tuhave tugende batwirukana urumva no kuvuga ngo rero abantu bajye bareka ibintu nk'ibyo ngibyo byo kutemera ahubwo mbona bayongwe nk'abari bafite ubwoba nicyo kintu babonamo ubuhe ubwoba bwo kumva ngo umupfumu Salongo kwazanye imbaraga zidasanzwe kwazanye change ariko baraducaringinga nkatwe abapasteri nk'abayongwe bafite abayoboke bakeya baba bafite ubwoba kuba nawe abayoboke bakeya bafite bazabashiraho bakaza kwa Salongo uzumve ko Gitwaza azamvuga kubera ko Gitwaza bafite hana aho bateze kujya urumva yamaze gukora izina Gitwaza baramututse ikinyamakuru umusoso kimwandikaho kimaze kwandika inkuru abayoboke be baragenda bajya mu mujyi kwa Rubangura abantu bazabikurikire bafata ikinyamakuru bitwa umusoso cyose barakigura cyamwanditse ku nkuru barakizingazinga bashyira mu mufuka abo nibo bitwa abafana bagukunda bakuvugaho ibibi bakuvugaho ibyiza muri kumwe mu bibi n'ibyiza muri kumwe nka kwa guri twakoze cya gikorwa urumva noneho rero abahakana nk'abayongwe ntabwo bituma
Salongo abantu batamukunda wamwita umutekamutwe wamwita umupfumu wamwita nyabingi wamwita igici cyose abantu bazi icyo mbamariye nibo bazi Salongo wariwe urumva hari ikindi kintu nabonye yakoze imodoka yanjye ngiriya imodoka murayibona gushira n'ifite iyi ngiyi nta kintu bimumariye nababwiye ngo bimumariye we ku giti cye nka Yongwe agenda yahindura imodoka ariko zidafite icyo zimumariye no kuvuga ngo hari imodoka wabonye iri hariya hanze ngewe mfite yindi yari pakiye ibiribwa mwayibona y'umukara iriya modoka nayihaye abaturage umuturage ugiye kubyara ntibabonye ntabwo irakuze umuturage ugiye kubyara hano mu mudugudu naramubwiye wowe na essence ndagushyiriramo ugiye kubyara utagiye kubyara ushaka gukora ubukwe bayo wishyiriyemo essence uyitware kuko ntabwo jewe nyikeneye ariko niyo gufasha abaturage urumva umudugudu uyikeneye igumufashe kwihuta mu kazi ke bayo ufata imodoka ugende urumva iyo modoka niyo ifitiye iki societe akamaro ariko ya yindi yawe ugendamo idafitiye rubanda akamaro ahubwo basigara bayikenya amenyo basigara bakuryanira n'inzara reba uriya muntu iyi modoka ye nta kintu tumari ariko jewe iriya modoka umuntu yikeneye no ndabivuze no mu mudugudu abanyumva no mu nkengero z'uyu mujyi wa Nyamata mfite imodoka hano y'abaturage umuntu yishaka wese yaba yishoboye abatishoboye essence umuntu ugiye kubyara ni yanjye n'umushoferi umutwari mugeze kwa muganga byare agaruka amahoro urumva hari umudamu hano wabyaye impanga amagara madamu 8 z'ijoro madamu afata imodoka aragenda mutwara kwa muganga n'amaraso ajya ku ntebe aragenda ajya kuyogesha nta kintu byamutwaye urumva yewe rero nze akamaro icyo marira abantu kubavura no kubana nabo mu bibazo bafite nje kintu kintandukanya nabo bapasteri riga bamvuga nabi nubwo bamvuga nabi nubwo yavuga gute ntago bizatuma ahubwo nibwo bwabwo banakubwiraga ntago bizatuma abantu bamvaho urumva nubwo wabwira gute abantu ngo Salongo gutya na gutya ahubwo bagutera amabuye ahubwo buriya nubwo Yongwe afite ahubwo nuko namubabari ntago namuvuga nabi afite umudamu n'abana umuntu afite mbona ari umuntu w'umugabo kandi mbona yagombye kuba yiyubashye akajya guta umwanya kuri Salongo kugira ngo avugire intama ayobora ibyo yagombye kuzibwira birambabaza kuko uje sinavuga amagambo yavuze ngo anaka gutya na gutya sinshaka gusubira mu bitutsi gihe baba yavuze kuko nabamutesheje agaciro nanjye ugomba nitutse gusubira mu gitutsi cyo yavuze ariko narabikurikiranye ikindi yaravuze ngo nago yemera imbaraga zawe kandi nago zikora ngo aramutse aje cyangwa agakandagira ahantu ukorera ngo ibintu byose nago byakora ntago byamukundira nawe arabizi ibyo ngibyo no kuvuga kugira ngo wenda bamukurikira bumve ko wenda hari izindi imbaraga z'abapasteri nahanganye nabo mu studio ndababwira nti wowe imbaraga zawe zizane nanjye nicara hariya birangira batsinzwe naho n'abapasteri barenga 5 muzakurikire ibinyamakuru byagiye binsura muzakurikire mu televiziyo nasuye za BTN babampuje n'abapasteri nta numwe wigeze uhangara Salongo ahubwo naramubwiraga jewe nkukoreho iki ngiki najya kureba nkasaba kumukoraho igitangaza nukumusebya imbere y'abayoboke bawe cyo nicyo cyambere nka Yongwe ntago najya kumukoreraho ibintu bibi we naramubwiye ngo Salongo ashobora kuguhindura ipusi arabihakana ese ntago namuhindura ipusi ahubwo icyo namukora no kumusiga aryamye ahantu namwerekezaho ya nkoni yanjye nkamusiga aryamye ku muhanda kuri kaburimbo nkagenda nkajya mu mujyi nkagaruka nkaza kuhamubyutsa akongera agataha agakanguka nk'umuntu wari umaze imyaka 2 aryamye urumva iyo cyo nyine namukora ntago namuhindura injango ariko icyo gihe kandi birashoboka 100% noneho niba nahakana azaza n'itangazamakuru azahamagara ari imbere jewe mbikore nintabikora noneho umwanya nzasebe urumva ndabimubwiye Yongwe niba arimo kunyumva rwose gusa nuko wenda nta nabikora bitewe nuko kumukora ibyo ngibyo ubu mwiciye izina rye ariko abihakanye akakubwira ngo gerageza nabikoze ntago nabikora kamera zihari ntago byaba ari byiza kamera zihari Yongwe ubwo ngubwo nabamurangije ubuzima bwe bwose bwa burangiye yazajya ahora bitekereza ukuntu yasebye n'ibinyamakuru bihari ahubwo namutwara mu gikari nta kamera zihari namusiga aryamye iminsi 2 ejo akazitangira ubuhamya akavuga ati sinzasubira wanamuhamagara ntago yakongera kukumva urumva yaravuze ngo yavukiye ku muhanda ndavuga niko ko amagambo avuga nayo ku muhanda kubera ko ngo yakuriye mu miferege ni marine abana babo ku mihanda tubita ba marine nibyo uvuga iyo utangiye gutuka umuntu aho kugira ngo wigishe ibyawe jewe uzanyumve ntago njya nkunda kuvuga ibintu ngo mvuge umupfumu runaka ngo yavuye nabi niba yaravuye nabi ushaka kujya CH kugasanga hariyo abantu bapfuye muri firigo muri mochare ntago umudokiteri aba yananiwe kuvura please ahubwo
uwo mudokiteri ashobora kuba hari umuti atafite Okay. akakubwira akagwa transfer ukajya Faisal wagera Faisal ukagera wenda wanegekaye niyo mpamvu ntapfa kuvuga muganga kanaka ngo afite imbaraga nkeya cyangwa se ngo byamunaniye cyangwa mvuge pasteur ngo ntago mushoboye urumva umupasteur ashobora kuba afite imbaraga zakoresha turumvikana Yeah. ashobora kuba afite imbaraga zakoresha sinshobora kuzihinyura ahubwo namugira inama hamwe afite intege nkeya kugira ngo bizamuke ariko iyo ufashe umwanya ngo uriya Salongo ngo nta kintu ashoboye nitwebwe dushoboye ubutangiye kwisoma ibyawe kandi ni ukuvuga ngo niba ubishoboye wese kuki abantu baza kwa Salongo nuko batakuyoba bayobe bahuri nibwo bwa mbere se uvugiye kuri radio cyangwa televiziyo yaravuze ngo abantu ngo nagombye kuyobeka ibanye ngo bakaza nk'amafaranga ntago ugiye nkora amafaranga ahubwo nakuyobora inzira ishaka amafaranga nkakuraho imyuka mibi iri mu nzira zawe nkakuraho karande bagutanzemo ibitambo ntago bizi mu muryango w'iwanyu ntabyo uzi ibyo nkabikuraho inzira zawe zikagororoka ukagenda ukashaka amafaranga ukayabona ukayakorera urumva ukayabona ntago rero je nkora amafaranga amanuke mu kirere yiture hasi no Okay. ntago icyo gihe ntago naba ari Salongo ukora ibitangaza igitangaza nkora no kukuvura uburwayi ufite aba mu bw'imyuka mibi haba ibyo bakuroze bya karande by'wanyu bituma utabona ayo mafaranga nkafungura inzira nta kindi kintu ngomba gukora Okay. ariko wije hariya ngo uvuge ngo Salongo nta kintu ashoboye 100% ungire zero imbere yawe ahubwo icyo gihe giye nkutishamo amaso Yeah. urumva Yeah. ariko ukanabyivugira utegena navugiye ku muhanda rwose none ndore Imana y'inkuye mfite imodoka 5 mfite imodoka 10 nta kintu zitumariye twebwe urumva nasinge kuri twebwe ntacyo zitubwiye vewiti yawe ntacyo tumariye yaba wayifataga ukavuga uti iyi modoka nihagira umuntu nkenera nzajya nyifatanya mushyiremo essence nyimuhereza agende ajya hashaka icyo gihe ya modoka nyiha agaciro ariko igihe wivuga wisoma wowe Yeah. none se wagitwaza ntibafite amamodoka bamasasu ntibafite amamodoka use bajya kubivuga Salongo nta modoka afite arazifite ni nyinshi kandi none se ko ntajya kuvuga ngo Salongo ngiye imodoka yanjye ngo ngendamo n'umugore wanjye ngo Imana yaramfashije Imana niyo yaramfashije hari abandi tarafasha ndarwana kuri ba bandi bataragira Imana nka bimwe wambajije ndarwana kuri ba bandi bashobora kuba bafite inkomyi zituma n'abadatunga cya kintu ufite kuko nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo abeho nabi adafite imyumvire mibi attitude adafite imyumvire ye ku giti cye imyumvire ishobora gutuma uramba mu bukene karande ishobora kukubanya mu bukene igihe kirekire icyo ngicyo ndeba inkomyi zishobora gutuma umuntu azamuka nibura mu baturage b'u Rwanda niba dufite abaturage miliyoni 12 cyangwa 13 tukaba turi ku murongo w'ubukene bakaba batubarira ko turi kuri 5% twagombye kuza nk'aho tukajya muri 60 aho niho nshaka kugira ngo ibyo bintu biveho dukore tubone amafaranga yes Okay. Mukanya gato yari bavuze ngo aba pastering abari abato bafite ubwoba bumeze gute ubwoba bafite yababonye nka Salongo azamukanye imbaraga batangira kuzipfobya no kuzipinga nk'uko ubu ngubu ubona hari abantu bapfobya jenoside kwitabaye kandi yarabayeho ari utabizi se kumva umuntu arihandagaje ngo jenoside ntago yabayeho ngo habaye gusubiranamo kwa moko ngo biki n'umuntu rero yashaka yafite ubwoba bw'umuntu nka Salongo babona ko ahagurutse bamwita umupfumu bakabona noneho we arakora ibitangaza ku mugaragaro urumva ese ko abureba icyo amafi yarebye nibyo nakoze imbere yarebye ko nafashe umuntu nkamuheza ku gitoki agaheraho izo mbaraga akahizera kuri izo ngizo avuga ati noneho nubwo ikingi pfobeje ariko hari ikindi yakoze urumva ibintu byose maze gukora ukabura na kimwe wemeramo ikindi ntabwo genda bikorera mu bwihisho bikora ku mugaragaro na Yongwe naza kunsura azabona mbikoreye hanze nkanga nzicara hano mbwire ntegeke ibintu bibe ntabwo ari kamera ibikoze kandi hari abantu ntabwo bagambana n'abantu bose ngo baze kuza bawe nabwiye abantu baba commentator bajya batira comment mu bintu bimwe njya numva abantu banje bamwe ngo yateye comment nkababwa mu banshakire nuko nomero zabo zitariho jewe nzemera mbonye uzaze nababwiye ko hari ibindi bitangaza ndimo gutegura mu gihe kiri imbere nzashaka uzantoranyiriza abantu bawuzi mbatware mbikore bareba bazi Yongwe nawe nzamuzana Yongwe uzamuzana ariko Yongwe naza azaza afite ubwoba Yongwe kubera ko yamvuze buri afite ubwoba siyo wa mbere hari n'undi nabone bamwita nde bamwita niba ari Joshua ni barinde bamwita nde Pastor Joshua simbizi wanza ari Joshua gutyo ariko ntago ari Joshua Masasu aba pastor nkunda abagitwaza n'abantu biturije ba Joshua Masasu ntabwo bafite ko bafite abantu benshi nta nzara ariko umupasiteri ufite inzara umupasiteri ufite inzara atangira gusakuza Salongo abo ngabo ba Joshua bafite inzara ntago barayishira barabona Salongo ibyo akora bakavuga ati abayoboke bacu bose bagiye kujya he ku mupfumu urumva umupfumu Salongo yabaye Salongo ariko ntacyo bintwaye kumvuga kwabo bituma nkuko nababwiye
uko gitwaza abantu bamurwaniriraga nuko bazi ko bafitiye akamaro ntabwo namupinga uwitwaga Rugagi hari uwamuvuze ngo nawe aramusengera Nzamukubita hasi ngo numuteka mutwe ndabavuga nti boya ntabwo yateka imitwe mu bantu barenga miliyoni nk'ebyiri afite wowe udafite n'abantu 200 ntacyo umaze ahubwo wowe ko batarakumenya imenyekanishe kora ikintu kituma abantu bakumenya wijya gushakira izina kuri Salongo ngo numuvuga ngo urebe ko nawe uzamuka ariko giye biranshimisha ubivuze ukarya ntacyo bintwaye. So message kwa Yongwe. Message kwa Yongwe rwose uri umuntu w'umugabo ntuzongere kujya uvuga ifata imodoka zawe uzishyira hariya ngo urazereka abantu ntacyo tukeneye kuzimenya bivuga ngo waguze vewiti ibyo ntacyo bitumariye sengera abantu niba ufite ubushobozi bwo kubasengera wibatongera uvuga ngo Salongo vuga ibyawe nuba utumiye bakiti wiza ushizeho witwaje Salongo Salongo niba kubaza ibyo vuga uti bya Salongo simbizi mbibona kuriya ntago mbizi urumva ntabyo Imana yakweretse ntabyo ufite nazo mbarago ntazo ufite nareba ibye bimureba nkuko nanjye ndebe ibyanje bindeba nta muntu mvuga nta n'umuntu mbangamira mu byo akora kuko nzi ko nta muntu uzuza 100% nanjye ntago nuzuza 100% urumva ikintu gishobora kugikora kikanga cyangwa kigakunda ariko nuwongeye kugikorera nkamubwira nturabizi iki kintu gishaka kwanga amafaranga yawe yapfusha ubusa ariko iki cyakunda reka tugikore kuko niko kuba umuntu w'imwizerwa mu bantu wivuga rero ngo abantu bose nimirukanka muze mu rusengero ndabasengera imbara zishira ahubwo abantu bajye babwira abantu babo babwira bati wenda abona urwaye zaje kwa Salongo cyo nicyo nemera wowe noneho nanjye nkabona nabavuye mwakize muzaje kwa Yongwe mu rusengero mushima Imana sibyo kubera ko nta rusengero mfite sibyo niko kunganira na buriya mu mirimo yose urumva jewe nabasengeye mwakize muzaje mu rusengero kwa Yongwe mukora iki mushima Imana na rya turo n'igishimwe mushaka muri twureyo noneho nibyo kwajya nabyo muze mutanga agaturo kishimwe nababashime none iby'Imana Yesu aravuze ngo iby'Imana Imana nibya Kayizari ukora iki ubihe Kayizari urumva abapasiteri bo kujya bamvanga batazatuma mbabwira nabi rwose asante sana Salongo. So inyuma y'ibikorwa byinshi bitandukanye what is next niki kigiye gukurikiraho igitangaza kigiye gukurikira ndashaka kubwira abantu bakurikiye channel yanyu BigTown yuko mpari nari maze iminsi meze ntari kuri social media ntari kuri network zanjye WhatsApp Facebook ntameze neza muri abantu bakambura urumva bakambura ubu ngubu nasubiye ku murongo abantu bari hirya no hino bari mu Amerika abashyashya inshuti zanjye mwamwicaye mutavuga abarokore ndabakunda abamadini yose kuko niyo banje nubundi ntuzatinye kwa Salongo kubera yuko ubona Salongo ngo yitwa umupfumu izina umupfumu nugupfumura nukureba kure nukureba byo udashobora kubona nukukurebera ibintu byakuzengurutse utabonesha amaso yawe nukuba icyo nababwira rero nicyo ngicyo bagarura umutima wabo kandi bazaje baza kwivuza Salongo akorera Bugesera ugeze Nyamata mu mujyi ubwira umumotari utingeza kwa Salongo ariya muri gare mugutingeza kwa Salongo hakorera ugafata mutu kanyanyagira ukaza wiruka wiza gake wowe umaze imyaka n'imyaka uri aho ngaho uryamye mu nzu byaragushobeye warasenze ntago byakunze bawugerageza no kwa Salongo vaho ngaho mu nzu uryamye uze ujye kwande kwa Salongo ugenda kurebere akuvure wikwire gutelefona vayo utege Nyanza hari Nyanza hari imodoka aho uzava hose mu ntari yayo yose Kicukiro Nyanza tege imodoka ubabwira utingiye kwa Salongo inyamata nugera Nyamata muri gare bwira umumotari hariya ku marembo utingeza kwa Salongo aho akorera channel yanjye nayo yitwa Dr Salongo wakora subscribe kuri BigTown ugakora subscribe kwa Salongo ku ruhande kugira ngo ibyo ntakubwiriye hano n'ibindi BigTown itabona uzabisanga kuri channel yanjye uko yomba ndi kumwe nayo buri kanya. Yes Salongo mu gusoza urababwira iki abantu bose barimo gukurikirana iyi gahunda kuri BigTown TV no kuri Dr Salongo? Icyo nababwira bagumye bakurikire BigTown ni channel nziza bakitabagezaho ibintu byiza bakiti n'umuntu witanga namuhana guhamagaye nijoro uravuga uti ndaje kubera ko ari igikorwa cy'urukundo ugiyemo. Icyo nabwira abantu rero ni icyo ngicyo mukunde BigTown itera imbere kandi nzi ko izajya imbere ikajya no hejuru ibi ndashaka ko nibura tugira subscribe bayo muri miliyoni kandi tuzabigeraho vuba cyane abantu bo kujya bikanyiza ngureke ngo ni bya bindi ngo bya bakiti ngo zatubwira oya ikora subscribe na amafaranga make no tejanira hagije nubusa kugira ngo bakiti utere inkunga Dr Salongo gukora ka subscribe hariya iriya channel ukajya ubone bya biganiro byanje byose hariya kuri Salongo
no kuri BigTown ni ibintu byoroshye n'amafaranga atarenze amafaranga 200. Icyo nabwira abantu ni icyo ngicyo abantu bagonye bakurikire Salongo mu biganiro bitandukanye ndashaka kuzagaruka noneho nkabaganirira mu buryo burambuye mu buryo burambuye abantu banumvise bavuga ngo zampuze na Yongwe ngo barebe barashaka kureba filime yanjye na Yongwe Yongwe ntabwo yampagarara imbere ahubwo icyo kintu kwera abantu benshi barasabye barimo gusaba ngo Salongo na Yongwe bazahure ngo tuzahure ntabwo giye kumpuza na Yongwe izina ryanjye manyana ndishyira hasi naba ngiye guta umwanya rwose ahubwo Yongwe twahura mugira nk'inama twicaye nk'ahantu nkamugurira icyayi kubera ko Yongwe ashobora kubona zira modoka bayazikodesheje ndacyamufite akabazo ntago umuntu ufite ibintu ntago yajya kuvuga ngo je ntuzi ikintu cya ahubwo umuntu udafite niwe uvuga ngo mfite igitanda mfite televiziyo mu nzu ngo mfite hariya ngo icuri baryita gutya abantu bafite amafaranga muri iki gihugu ntago bavuga baracecetse bayaryamyeho baricecekeye Yongwe rero icyo namugira inama niba afite niwo mutungo ntazayavuga abajura batazamutera bagasanga nta kintu afite basanga nta kintu afite bamuteye azaba biteje bazamunigira ubusa ngo ziriya modoka cyo kuba azikodesha akaza kwifotoza kwifotoza imodoka ntikodesha mu 80 ugahamagara BigTown ikabera hamu modoka kwa Salongo ini yanjye kandi wenda watiye birashoboka rero ntago babivuga babifite ntago bajya babivuga asante sana Mr. Salongo kuri mu kurikirana BigTown TV turi kumwe na Dr. Salongo ni byinshi twaganiriye ariko yagerageje no gusubiza Yongwe eje bundi yaravuze ngo Salongo arabeshya n'ibindi byinshi bitandukanye kuba kurikiranye kire kiganiro barabibonye ariko Salongo nawe kuduhereza umwanya kugira ngo adusobanurire uko yabyumvishe n'ukuntu yamusubiza n'ibindi byinshi bitandukanye arakoze cyane namwe murimo gukina BigTown TV murakoze cyane icyo mugomba gukora no gukanda za subscribe no gukomeza gukurikirana izi gahunda za buri munsi Afite behind the camera ndi kumwe na Hakim Salongo arakoze namwe murakoze cyane until next time ciao